impamvu turwana zahari nyinshi bari bacu ntibigeze bataha ntaramwe tuvuga ziracyarahangaha n'ubundi ziyoboye nahangaha. Umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare? Bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi azaho twabateranize za Rumanga. Uyu Kisekedi twari kumwe nawe muri coalition. Kisekedi arabeshya n'abantu bose arabeshya nuko bakeka abantu bose arabaginga hari na 2012 barabikoze 2013 barabikoze bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakora intera hamwe. Wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo kurikirana bari gusanga turi abanyarwanda. Avuga ko nubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati nitsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ku uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL nabona abanyamahanga ni bene wacu. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeza kubana natwe. Nkuko rero mu biganiro byacu byatambutse twabararikiye kuza gukurikira ikiganiro twagiranye na generali uyoboye inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo, General Makenga. Hari byinshi twaganiriye, ariko wakwibaza mu inzira yacu yo kuva mu bice bya Kongo twerekera aho generali yari iteye ite. Yari inzira ndende inageraho batemera ko dushobora gukurikira no kumenya inzira zidutwaye kugira ngo twisange turi aho tugiye kumureba. Wakwibaza ngo agaragara tubusanzwe mbere yuko wenda mwumva ibibazo yasubizaga cyangwa ko yatuganirije, reka tubanze tubereke ishusho n'inzira twanyuze twerekera aho ari. Tugera ahari stati cyangwa se ikibumbano kitararangira bavuga ko ari icy'umwami Ndeze. Ubundi aho niho twongeye kuburira inzira itujyana aho twajyaga kwa generali. Urugendo rutatworoheye hafi amasaha agera kuri 3 arenga tutabasha kureba ngo turajye cyangwa turavaye. Cyo kuri cyo numvaga umuhanda wari urimo ibintu bikocagurika, wari umuhanda ufite amakoro, ufite ibintu bishwanyagurika bisobanura ko ari umuhanda udakoze. No muri aya mashusho yacu mu rugendo uri bubibone arabona ko uyu muhanda mu by'ukuri udakoze. Ni umuhanda rero wuzuye navuga ngo amabuye cyangwa amakoro. Ni umuhanda uriho abaturage bari mu mirimo yabo, ariko tugeze kuri iyo stati niho twaburiye inzira yatujyanaga. Twagenze amasaha agera kuri 3 hafi 4 nkurikije isaha twahuriye n'abagomba kudutwaraho generali byari mu masaha 5 z'amanywa, ariko hagati aho twe twahagurutse i Kigali nko mu masaha 9 z'ijoro. Kuri twe nk'abanyamakuru nari mfite amatsiko yo kwibaza uyu mugabo udakunze kugaragara mu itangazamakuru General Makenga ni umuntu wakira abantu ate, uvuga ate? Ararinzwe mu by'ukuri mu buryo bukomeye, kuko aho naje kugerera aho ari atuye cyangwa se ahacumbitse muri iyo misozi ye miremire, muri iyo nzira ntashobora kumenya. Ariko icyo narebaga nuko ndebye hanze ngeze aho ndi nabonaga ari mu misozi miremire myinshi cyane, ubona ko bashobora kuba borora ahandi bagahinga. Ntabashiri nagerageje gushaka ko nabona icyapa kiranga ahari cyangwa ahandi hantu. Mu by'ukuri mu bigize itangazamakuru bavuga ngo ugomba kuvuga ahehe, ryari, gute, inde, icyabaye. Ibyo hariya nabari kugera kuri generali namugezeho ntakibasha kuzuza izo nshinga zigeze kuri 5 z'itangazamakuru, kuko ahari n'igihe narakigereranyije nkurikije umwanya twamaze tugenda. Ndavuga ngo uko bikose ngenza amasaha 3 n'igice ntabasha kureba aho ngiye. Mpageze naho ndageranye ndavuga ngo uko bikose ni imisozi miremire ifite ubukonje butari bwinshi cyane, ariko ubona ko hakonje. Nubwo nari nirwanyeho nkambara agakoti imbere ya generali kugira ngo ntaza kujya nambaye ibifurumba akavuga ati kubundi abandi ajyayo yambaye agakote ninge yasuzuguye. Ariko ni umugabo utuje cyane udafite amagambo menshi yo kuvuga. Urangaye ushobora kumubaza uti umeze ute, ati naha mubayeho mute cyangwa se ubuzima bumeze buta, agasubiza akoresha ijambo rimwe rivuga ngo tumeze neza. Bisaba gukomeza gushakisha kugira ngo akubwire n'ibindi birenze. Gusa muri ikiganiro turagira ngo mukurikire byumvikanye kenshi hano
perezida wa Kongo ndetse n'umuvugizi yaba perezida Tshisekedi ndetse na Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itumanaho bahakana ko hatigeze kubaho igihe cyo kujya cya M23 kujya gukorana na perezida Tshisekedi ubwo yari amaze gutorwa. Aha generali Makenga arasobanura urugendo rwabo uko bagiye Kinshasa bakamara amezi 18 ngira ngo niba ntibeshye murabyumva muri kiganiro uko byagenze kugeza bongeye gusubira mu ishyamba. Yongeye no kuduha urugendo rwo kuva mu nkambi. Ikindi gitangaje nuko yatubwiye ko 2012 ntabwo M23 yatsinzwe ahubwo isi yarayihururije yigira inama yo kuvuga ati reka dusubira inyuma, ariko bo bavuga ko batatsinzwe kuko impamvu barwanira itaratsindwa. Reka wenda iyi nzira ntoya yaho twabashije kureba yaba Rucuro twaciye ku ruganda rw'amazi rw'amashanyarazi ruzatanga umuriro muri Bunagana. Ikindi gitangaje nuko imiryango mpuzamahanga uyu munsi irimo korana na M23 mu bice igenzura. Nanone ushobora kwibaza ngo wenda tuzafata igihe cyo kubitekerezaho gusa nkaho tuganira ku magambo yakoresheje. Ese aba bantu niba isi yose ivuga ko ari abantu bashobora kuba bakora ibintu bibi, ari inyeshyamba zidakwiye gushyigikirwa, kuki haragaragara abanyamahanga benshi barimo gukorana nabo, imiryango mpuzamahanga za Croix Rouge, ibikorwa birakomeje abari basanzwe bakorera aho ngaho. Wakwibaza ngo baba barindiwe umutekano niyo mpamvu bahagumye, cyangwa babaye batawurindiwe ninde urusha abazungu ba mbere guhunga iyo habaye intambara mu bice bitandukanye. Reka tubaha akanya mukurikire generali Makenga mu kiganiro twagiranye, arasobanura mu magambo ye atuje. Namwe mugiye kugikurikira mugikurikire mutuje kugira ngo mwumve ibyo avuga. Turasaba abantu gukora comment zikwiye, turasaba abantu gukora comment ku byavuzwe nkuko abakunzi bacu bisanzwe tubabwira tuti icyubahiro cya buri wese aragikwiye, ariko tunabararikira kuzakurikirana ikiganiro none twagiranye n'abakoroneri baba bafashwe ku rugamba, baba ndetse nabemeye kuyoboka baje bizanye cyangwa terime bakoreshaga yitwaga kwiripotinga nkuko twabibwirwaga n'umuvugizi w'inyeshyamba mu bya gisirikare koroneri Wiringoma, ndetse turi kumwe n'ushinzwe iperereza koroneri Nzenze. Bafite byinshi batubwiye ubwo batwerekaga imfungwa ndetse n'abiripotinze bakagana kuri izi nyeshyamba. Reka tubanze ukurikije generali turarikira kuzakurikira n'ibyo biganiro bikurikiye banye n'uburyo mudufasha muri byose, cyane cyane abadutera inkunga kugira ngo tubashe kugira haba ari urugendo rurerure, ariko kudushyigikira umunsi ku wundi bwa mu buryo bw'iyi nomero twashyizeho kugira ngo icyo mushyireho igiceri se cyaba 100 cyangwa ngahe, kureba ibiganiro byacu, kugurira abafatanyabikorwa bacu batandukanye, byose ni uruhare mugira kugira ngo tubashe kubagezaho inkuru zitandukanye hirya no hino. Mfashe uyu mwanya rero ngo nshimire mwese mwaduteye inkunga n'abakomeje kuyidutera, mwese turacyabashimira, muri ab'ingenzi mu buzima bw'akazi kacu ka buri munsi. Kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa gatandatu isa 12 z'umugoroba imihanda yose izerekeza muri Kigali mu nkera ikeza ibihigo Migabo live concert twateguriwe na Cyusa n'inkera. Ngwino dutara mu Rwanda hamwe n'itorero Inganzo Gari, Ruti Joel Rumata wa Musomandera na Maria Yohana. Zigaba icyicaro cyawe ugura itike ku 10,000 ahasanzwe 20,000 mu myanya y'icyubahiro, ndetse n'ameza y'abantu 8 ku 250 cyangwa umwanya umwe ku meza ku 35,000, kandi munahabwa icyo kunywa. Warubizi se uguze itike ubu ugabanyirizwa hafi 20%. Ukeneye andi makuru waduhamagara kuri 078 78 3 78 cyatewe ingana. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original,
tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki, winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira Kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Afande reka tuvuge ngo tuguhaye ikaze mu kiganiro, turashima kandi ko mwatuboneye umwanya wo kutwakira. Yego reka twabwira abadukurikiye ko tugiye kugirana ikiganiro kubijyanye naho uyu munsi inyeshyamba M23 zirwana mu burasirazuba bwa Kongo aho zihanganye na leta ya Kongo n'igisirikare cya FARDC. Tugiye kuganira na General Sultan Makenga akaba umugaba w'izingabo navuga ko zirwanira muri burasirazuba bwa Kongo M23. Afande turagira ngo wenda mbere yuko tuvuga ku mibereho uyu munsi uko imeze, impamvu ikomeye nyuma yuko 2012 mutsinzwe mu gahunga, impamvu yakomeye yatumye mwongera kugaruka mumaze gutsindwa aho mwakuye ikizere ko noneho mushobora gushobora ibyari byabananiye mbere niki? Murakoze. 2013 ntaho twatsinzwe urugamba, ubwo niko government zo zivuga. Utsinda abantu iyo abafite impamvu ituma barwana. So habaye ibibazo icyo gihe, hazamo Nations Unies, hazamo UN, hazamo SADC, hazamo n'abandi bandi. Ngombwa ko tuva kuri ground. Twisanga turi Uganda, twisanga turi mu Rwanda kuri bamwe, ariko tugirana agreement Nairobi usiyana guverinoma ya Kinshasa twibye twumvikana. Ubwo rero hakurikiraho process yo kureba ko ibyo twumvikanye bishyirwa mu bikorwa, nta cyakozwe kugeza igihe government yari icyo gihe ituvanira itwerurira ko nta kiteze gukora. Ubwo rero twajyaje inzira zose zishoboka zose zo kugira ngo turebe ko ibintu byakemuka amahoro, biranga guhitamo kugaruka iwacu. Tugarutse iwacu rero mu 2017 mu kwezi kwa mbere tariki 14. Twahisemo kugaruka ko n'inzira yonyine yari isigaye yo gukemura ibibazo byacu. Uko twaje tugaruka iwacu kuza umunsi tubona ahangaha. Yego kugaruka mwari mu bice bibiri, hari abari barahungiye Uganda abandi bajya mu Rwanda cyangwa bari basubiye inyuma nk'uko babivuze mujya mu bice binyuranye, kongera guhuza imbaraga ngo mwongere muhure. Abantu benshi bahora bibaza icyo kibazo kugira ngo mwongere muhure. Twebwe abari Uganda bavuye Uganda baraza, nibo baje bafashe ya mbere kuza, ariko hari n'abandi bari mu Rwanda n'ubundi nabo baje. Gusa ibintu byose ni process ntabwo abantu mbere cyarimwe, ariko uko igihe byagiye bigenda bihinduka ari Uganda abari mu Rwanda bose baraje kuko bose abona ko inzira ni imwe nta yindi. Wahari wenda ndi bugaruke kugira ngo wenda uduhe ishusho noneho uyu munsi uko urugero aho mugeze, ibyo murimo mukora, kugira ngo wenda n'impamvu murwanira ababumva bavuge bati impamvu turwanira ni iyi kandi turacyayihagazeho nk'uko wabivuze uti ntabwo badutsinze, habaye impamvu zitandukanye ariko impamvu yo ntiyatsinzwe. Kugeza ubu impamvu murwanira ifite ishusho isite? Impamvu turwana zirahari nyinshi. Turwana uburenganzira bwacu, twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Ngera intambara turwana uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, ni intambara ifite amateka kuva 1996 habaye revolution ariyo AFD ifite objectif eshatu. Iya mbere kwari kuvana intera hamwe ku mupaka w'u Rwanda, zazivuye mu Rwanda zishe zikoze jenoside ziza ku mupaka wa Kongo, zitegura kwica abasigaye. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwa rugarura bene wacu bari biruka mu gihugu, babaye impunzi mu Rwanda na Uganda n'ahandi, ubwo bagaruke mu byabo. Ya gatatu kwari kuvana ubutegetsi mu butu yaburambiranye, ariko bwo guteza n'ibibazo haba mu gihugu haba no muri region. Izo mpamvu zose twashatu rero zizigeze zigira iki zikemuka. Niyo mpamvu n'uyu munsi tukirwana. Bene wacu ntibigeze bataha,
ntabwo tuvuga ziracyari ahangaha n'ubundi ziyobowe n'ahangaha ubutegetsi bubi tuvuze mu ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. So rero nkuko nkubwiye ngo amateka yayo ni 1996 hagiye haba agreements zitandukanye ariko zitigeze zigira iki zigera ku musozo kubera kudashaka kwa guverinoma ziriho ko arizo ziteza n'ibibazo kugeza n'uyu munsi. Ariko sindi bujye kure cyane ndajya hafi cyane ndashaka gusa kubwira amateka aho intambara itangiriye. Ndatangira igihe cya CNDP dutangirira aho twagiye amasezerano na government yari y'icyo gihe ya Kabila tujya muri government twumvikanye turasinya tujya muri guverinoma tugeze hagati bo bava muri accord bava muri agreement twumvikanye muri amasezerano bo bayavamo twe tuhagarara tusubire amasezerano tuhagararemo kugeza igihe batangiye gufunga hamwe kwica abandi kujya gute. Afande niba naguciye mu ijambo amasezerano yavugaga icyari cyatumye mujya muri ingabo za leta byasaba amasezerano yasabaga iki cyatumye mwemera? Ni byinshi ariko ibyo twumvikanye kwari uko tudeployinga Nord Kivu na Sud Kivu imyaka irenga 5 kugira ngo umutekano hano iwacu bene iwacu batahe bature batekane noneho tuzakora evaluation y'imyaka 5 turebe n'iki byagezweho kugira ngo tuye mu yindi etape. Okay. So ubwo rero icyo gihe imyaka itaranagera nta n'icyo cyanakorwa bo bashaka kuyavamo byateje ikibazo. No havutse rero M23 rero mwumva M23 sobanuye amasezerano ya M23 nyine na guverinoma. So nibwo nyine twafashe na Zagoma mwarumvishe dufata Rushuru dufata Zagoma hazakoresha dusubira inyuma ako tujya mu mishyikirano ibyo twumvikanye bitashyize mu bikorwa kugeza igihe nyine habaye mu dusubira Uganda rero twagarutse hano nko dusanze ahangaha n'ubundi bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi azaho twabaterninze za Rumanga 2016 tugeze 18 twari kumwe nabo uyu Kiseke twari kumwe nawe muri coalition hamwe n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe. Kiseke duyu perezida cyangwa se uyu nguyu? Okay. Uyu nguyu kwese we yarameze nk'urwaye ariko n'uyu yakoreshaga n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe twari kumwe nabo. Ubutegetsi rero afashwe agiye ku butegetsi twumva ko ibibazo byacu bigize iki bikemutse. Twicara turindiye ku bibazo bikemuka ko arabizi ko twaba turi kumwe nta kigeze akora kuzige twaje delegation yacu ya Kinshasa imara amezi 18. Kuri aya masezerano Patrick Muyaya ndetse na Perezida Kisekedi Muyaya ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ubwe ahakana ko hatigeze kubaho ngo niba mwaranagiyeyo avuga ngo ko mushobora kuba mwaramaze amezi 3 ariko nta wamenye ko mwaje. Ndakeka niko bateye barabeshya Kisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya nuko bakeka abantu bose arabaginga hari ariko twagiyeyo officially kwanavuye officially twariyo bizwi twagize amanama menshi twagenderaga no kwibari bya etat major twagiye no kureba ikigo cyitwa Mbanza-Ngungu twagiye no kureba aho bita ZTM naho bita Mweso aho force zacu zagomba kujya gukorera yoga nibyo twumvikanye birahari kandi biranditswe kuko na document isaba biji yogira ngo ibyo twumvikanye bikorwe irahari yasinywe na ministre wa interior w'icyo gihe witwa Kakonde irahari. So siribaza rero ko hari aho babihakanira nyuma rero yo kubaho ibyo twumvikanye ko tugomba kugenga forces zoperating Nord Kivu Sud Kivu yatsara umutekano wacu bene wacu bataye. Nyuma yaho tukazamufasha guhangana na Kabila itakora igikwazo afite tujya kureba ikigo cyitwa Mbanza-Ngungu kugira ngo tuzashyire brigade yacu ivanze nabe abo yitabi kugira ngo yizere ko afite umutekano Kabila ntacyo yamutwara. Aho ZTM babwiye ZTM nagomba gushyira force tukubaka amaforce yacu ayo operating Nord Kivu na Sud Kivu n'avamwe force ijya Kinshasa uko mbikubwiye. Turangije kumvikana tugeze kuri budget ndetse turabyumvikana tuzane amaliste yacu ariko turabakongomani. Urumva abantu badusaba amaliste bareko turabakongomani twari kumwe nabo kuva 12 ariko uwo munsi bavuze tuzane ngo amaliste bareko turabakongomani amaliste turayazana liste zacu turazizana basanga bari muri FRDC 99%
kwijana ba muri FARDC n'amafaranga yabo barasohoka na bamwe babaye promoted muri FARDC kandi badahari uwo dufite twebwe nk'umusirikare dufite ni lieutenant hariya tugasanga ni major kuba mwarasanze umusirikare utakiri muri leta ari kumwe namwe hariya yarazamutse mwe mwabitekereje mute mukibona ibyo oya twe tumenyereye ni bwabo bandi bashaka kubona amafaranga umva ntibigeze badekarara ko abantu batahari bavuga ko bahari amafaranga yasohoka akarya abo ngabo nyine so liste twazitanga bashaka gukurana turi abakongomani sinzi niba umukongomani umenyera ku zina simbizi nyuma yaho bataya kuturega amafaranga turarindiriye kugeza igihe atujya ati mutahe etsonga tubahamagare degesho yacu ataha nyuma y'icyumweru kimwe badutera nuko intambara yatangiye nuko turi mu ntambara kugeza umunsi ngira ngo na amateka nkuko watangiye ubivuga kugira ngo abantu bumve aho inkomoko y'intambara yaturutse ndagira ngo noneho Kisekedi navuga ngo wari umwe muri mwe wari muri opposition ya leta yari iriho yarasimbuye mukaba mwari mugiye no kumufasha wo yitaga ikibazo agiye ku butegetsi wabuvuyeho ari we Kabila ngo mumufashe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo namwe mubashe gucyura bene wanyu aha rero nyuma yuko babateye akavuga ati nabadashaka amahoro nyuma y'izo nshuro ebyiri mutangiye kwirwanaho haba hari uburyo bundi mwongeye kumwohereza ubutumwa none mumaze muti ko tubwiraga ngo nabadashaka amahoro koko baba bakiribo cyangwa mwararekeye mubona ko ababeshya niyo abantu banarwana haba hari inzira n'ubundi banakomunika twakomeje kubikora ako tuza gusanga ari uri kubikora kuko wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo gukurikirana bari gusanga turi abanyarwanda so bisobanuye ko